hari ku itariki ya 27 Ukwakira umwaka w'1946 byari ku cyumweru ahagana mu masaha 3 umwami Mutara Rudahigwa yavuye mu rukari yarimbiye umunsi mukuru. Yari yambaye igisingo cyiza cyane kiriho umusaraba utatse neza, bityo bikaba ikimenyetso cya Kristu Umwami. Hejuru y'imyenda yera yari yiteye igishura gisa n'ijuru rikeye. Ayo mabara yombi, igitare n'ubururu, agasigura umugabekazi w'ijuru n'isi, Bikira Mariya. Yarashagawe na zimwe mu ntore ze zitwaga ishyaka, izindi zimugenda imbere zubahiriza ingoma z'ingabe zikuriwe na Karinga. Ageze imbere yahubatswe ishusho rya Kristu Umwami, arahagarara. Yahasanze Musenyeri Laurent de Primos, Bwana Sandrat, Perezida w'u Rwanda, abatware, abandi banyacyubahiro na rubanda. Perezida amaze kumwifuriza ikaze, Musenyeri ahumugisha ishusho ya Kristu Umwami. Ariko se uwo munsi wa Kristu Umwami wewe wabanjirijwe n'iki? Hari ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu mbere y'uko haba umunsi mukuru wa Kristu Umwami, ari nawo bayeho mu muhango wo gutura Urwanda Kristu Umwami. Icyo gihe kuri icyo gicamunsi cyo ku itariki ya 26 Ukwakira 1946 habaye umukino w'isiganwa ry'amagare. Iki igice cya gatatu cy'amateka y'Umwami Mutara Rudahigwa. Bumaze kwira, fanfare ya seminari y'Ikabgayi yatambagiye mu mihanda y'Inyanza ikagenda yungikanya n'amakondera. Yari kurikiwe n'abantu benshi bafite imurizi imiseke mu ntoki, bagenda berekeza ku kibuga cy'umupira. Bahageze beretswe sinema yibutsaga ibyabereye Ikabgayi kwa 17 Ukwakira umwaka w'1943 ku munsi mukuru w'abatisimu y'abami. Mutara Rudahigwa na Nyiramavugo Kakazi. Sinema yarangiye mu ijoro hagati, ingoma z'ibwami zirasuka zarikesha. Ibirori nyine nyirizina byabaye ku cyumweru kwa 27 Ukwakira 1946. Byabimburiwe nyine n'umugisha w'ishusho ya Kristu Umwami. Mu gihe bahaga ishusho umugisha, intore zinjira mu kiliziya zikora imirongo ibiri kuva ku muryango munini kugera ku meza matagatifu, zifata amacumu mu mihunda ziyahuriza mu kirere, maze abakuru bose bayanyura munsi. Habanza Musenyeri n'abahereza, abandi bose barakurikira. Ahegereye ameza matagatifu hari intebe ebyiri zibangikanye, imwe ya Perezida n'indi ya Mutara wa III Rudahigwa. Bamaze gufata imyanya yabagenewe, bakikizwa n'abasirikare 12. Hakurikiyeho intebe ya Madame Perezida y'umugabekazi Radegonda Kankazi n'intebe y'umwamikazi Rosalia Gicanda. Nyuma haza intebe z'abazungu, iz'abatware n'abandi bakomeye. Misa yaririmbwe n'abana b'Inyanza bafatanyije n'abafratiri. Misa ihumuje, hakurikiyeho benediction. Nuko nyuma y'indirimbo ya Bikira Mariya, umwami wa gatatu Rudahigwa yigira imbere hafi ya altari, yegera isakramento ritagatifu. Abari mu kiliziya bose bari bacecetse, hari hatuje rwose. Wari umunsi utangaje. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze gupfukama, arangurura ijwi avuga isengesho ryo gutura u Rwanda agira ati: Nyagasani Yezu, umwami w'abantu bose n'imiryango yose, wewe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, njyewe Mutara Karoli Leo Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristu Umwami, niwe warwiremeye uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Nako Banyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu. Turakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, nguhaye igihugu cyanjye cyose,
abo tuzi indimwe nanjye ubwanjye ndakwihaye. Abagabo barutuyemo ubahe umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanirira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazanye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubahe umutima ubudahinyuka barubere mu nteko barutegera ukuri, barere neza abana waduhereye kurugwiza, bareme imitima yabo bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo bakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo gutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'inyangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwarana inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka n'abazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere, natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari we tuyikorera n'amahanga yose uko angana, tugusingize mu ruhame tugira tuti Kristu Umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahorana ibumbye byose ubu ngubu ingoma n'iteka ryose. Amina. Nyuma y'iryo sengesho Rudahigwa arahaguruka asubira ku ntebe ye. Musenyeri Laurent de Primoz ateye indirimbo ya Tadeum, abaririmbyi n'abakristo bose barayakira. Asoza imihango mitagatifu atanga umugisha. Ku gicamunsi habaye imikino itandukanye yo gushimisha rubanda, intore, umupira, indirimbo n'ibindi. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 28 Ukwakira umwaka w'1946 Musenyeri Laurent de Primoz yahaye umugisha urugo rwa bene Bikira rwubatswe n'umwami kandi abasomera misa. Umwami n'abandi bakomeye bari bahari. Nyuma y'ibyo umunsi wahariwe ibirori biranga umuco nyarwanda, ingoma z'ibwami, indirimbo zo mu gitaramo, inanga z'abagoyi, umukino w'imparamba, intore z'ubugoyi, hasoza kubyukurutsa inyambo z'ibwami. Ariko subundi ni imbarutso yo Gutura Urwanda Kristu Umwami. Mu gihe Mutara Rudahigwa yarashishikajwe no kubahiriza amasezerano y'abatisimu yahawe mu mwaka w'1943, nibwo yagejejweho inkuru y'urupfu rwa se Yuhi Musinga witaye mu mpera z'umwaka w'1944 nk'uko twabibabwiye. Akurikirwa na Musenyeri Leo Class witabye Imana mu mpera za Mutarama mu mwaka w'1945. Ibyo twarabibonye ko uwo mubyeyi wamurindaga kugerwaho n'imyambi y'abakoloni ashoje urugendo rwe. Noneho akeni kagiye gushoboka. Ndavuga Rudahigwa. Ninde uzamuburira ngatagwa mu mitego yabo? Yewe nkubito y'imanzi, yewe mugabo w'inyaka utavugirwamo, niba titeka ukazamura ijwi, ntibazakugenza uko bagenje so Musinga bambukije Ikivu akagushyanga. U Rwanda uhetse ku ntugu zawe uzarorinda ute ibisiga by'abakoloni birushonda bivuye mu kirere? Wagirwa no gushaka ubuhake ku mwami ubasumba. Ariko se wamugeraho ute? Iyo ibibazo byamubanaga insobe,
umwami Rudahigwa yerekezaga iy'Ubuganza kwa Rwabutogo, yamara kuganira nawe agataha yaruhutse mu mutwe. N'ubu dore yinjiye mu modoka yarayakije, arahagurutse yerekeza ya Rwamagana. Ageze kwa Francisco Rwabutogo bamubwira ko yagiye gusengera mu kiliziya, yihutiye gutuma ngo bamumenyeshe ko yahageze. Undi yikomereza gutaramira Imana. Umwami Mutara wa III Rudahigwa yongera gutumaho bwa kabiri Rwabutogo, ariko Rwabutogo ntiyakoma. Ku nshuro ya gatatu niho Rwabutogo yaje amaze gusoza isengesho rye. Mutara wa III Rudahigwa akimubona amubaza arakaye ati, aho nagushakiye hose wari uri hehe? Rwabutogo ati, nari nagiye gusenga. Umwami Mutara ati, bakubwiye se ko nagushakaga? Rwabutogo ati, bambwiye, ariko nenyitaramiye umwami w'isi wari u Rwanda gusa. Ese nubona ko ijuru ry'iwacu ribuditse ibicu byakwamururwa n'uwo mwami wenyine, ni ngombwa ko mfata umwanya uhagije wo kumukoraho. Yabaye ikivuga iby'umwami w'isi n'ibicu bibuditse. Rudahigwa acisha make aratuza, baraganira. Rwabutogo yahise araza ku ngingo, amubwira ko amaze iminsi yifuza kuvunyisha bakavugana ku mikoranire ye n'abakoloni. Birumvikana ko Rudahigwa yatangajwe no kubona undi yamenye icyari kimuzanye atabanje kukimwibwirira. Uko bagendaga bashakira umuti ikibazo cyo gukora u Rwanda mu nzara z'abakoloni n'abandi bose batarushakiraga amahoro, niko byarushagaho kugaragara ko umwami w'ijuru n'isi wenyine ari we washoboraga kurugoboka. Ko se bombi barusabiraga kenshi mu masengesho yabo, ariko ijuru ryarwo rigakomeza kwishima. Icyari gisigaye gukorwa ni iki? Hashize akanya gato bacecetse nk'abategereje urumuri rwa Roho Mutagatifu, Rwabutogo abwira umwami Rudahigwa ati, ibi byose biza bidusatira bikagucegesha mu mwanya wa wose, kuko zitukwamo nkuru byakizwa n'uko iki gihugu ugihaye wagihanze akakiragirira. Tura u Rwanda Yezu Kristu, mutura abatware, ingabo n'inyambo. Abamusenga ntacyo bitwaje, ntibazagutanga intebe y'imbere ibwami. Hari ubwo umwami Mutara wa III Rudahigwa yari yarigeze kumva na Rwabutogo igitekerezo cyo gutura u Rwanda, yagitindaho. Ubu noneho amagambo yabwirwaga na Rwabutogo yumvaga amutahamo we wese, dore ko yasaga nasohoka mu ijwi ry'undi wayatsindagiraga ahereye imbere muri we. Ko yagarukagaho atashye no mu minsi yakurikiyeho, niko yumvagamo amahoro atigeze agira na rimwe. Wigira ubwoba, tura u Rwanda, ruvane mu nzara z'abasahuzi, ruvane mu nzara z'abakoloni, rwegurire nyir'imigisha. Nyuma y'ibyumweru bike avuye mu Buganza, Mutara wa III Rudahigwa yagiye i Kabgayi kwa Musenyeri Laurent de Primose, amubaza uko umuhango wo kwegurira Imana igihugu ukorwa. Musenyeri aramusubiza ati, bene uwo muhango uba hari icyago gikomeye abantu bashaka gukumira. Ntacyo mbona mu Rwanda, wenda wari kugira ireme mu ntangiriro z'iyogezabutumwa muri iki gihugu, ariko ubu si ngombwa, kuko imbaga yose yayobotse Kristu. Isengesho mbona rikwiye guhabwa umwanya ubu ngubu ni iryo gushimira Imana. Mu gihe abamisiyoneri bari banejejwe n'uko bageze mu gihugu cyakiriye ivanjiri hatabanje kuba itotezwa rikaze, Mutara wa III Rudahigwa we yarahangayikishijwe n'uko igihugu cye cyendaga kugwa mu rwobo, ku buryo cyari gikeneye wakizahura bidatinze. Yabonaga ko Yezu Kristu umwami w'ijuru n'isi ari we washoboraga kugitabara, ari uko kimutuwe. Rero umuhango wo kukimutura yabonaga ko ugombaga gukorwa, hari hasigaye gusa kumenya igihe wakorerwa. Mu mpera z'umwaka w'1945, Francisco Rwabutogo yapfuye ari umugabo w'igikwerere, agenda azize indwara itunguranye nk'uko twabibonye. Nyuma yo kumushyingura, Mutara wa III Rudahigwa yariyumviriye asanga urupfu rwe rukomye imbarutso yo gushyira mu bikorwa inama yari yaramugiriye yo kwegurira u Rwanda Kristu Umwami. Ikimenyetso simusiga cyabihamyaga ni uko Francisco Rwabutogo yitabye Imana mu ijoro rya Noheli, umwana wayo yaraje ku isi uko abakristo babyemera, kugira ngo ayisakazemo ingoma y'ijuru ahereye ahazakirwa adahutajwe. Ubibonwa n'amaso y'abantu, Mutara wa III Rudahigwa yamaze gushyingura nyirarume Francisco Rwabutogo, asigara ari nyakamwe. Si abakoloni bonyine bari bamwugarije, ahubwo n'abatware bashoboraga rwose kumwitarura bakajya gushaka amaboko ku bazungu, agasigara ari umwami ku izina gusa. Nta handi yabonaga ubumwe bw'igihugu cye uretse kuryakirwa amaramaje, byarimba akagitura nawe ubwe atiretse.
kukongera kubonana na Musenyeri de Trimoze, noneho atamusobanuza, ahubwo agira ngo bumvikane ku itariki umuhango wakorerwa. Bemeranya kuwushyira ku munsi wa Kristu Umwami, kandi ukabera i Nyanza, aho kubera i Kabgayi hari hasanzwe hakorerwa iminsi mikuru yose y'iyobokamana. Ese nyuma y'uko hakozwe umuhango wo gutura Urwanda Kristu Umwami wakozwe n'Umwami Mutara wa III Rudahigwa, abantu batandukanye baba barabyakiriye gute? Isengesho Mutara Rudahigwa yavuze atura Urwanda Kristu Umwami byakiriwe ku buryo butandukanye. Uruhande rumwe hari ababihereho bamufata nk'umwanzi utanze igihugu cye, ku rundi ruhande abandi bo baramwishimiye ndetse baranamushima. Hagati y'izo mpande zombi hari abibajije ibyo akoze ntibayibonera igisubizo, kimwe n'abandi bafashe umuhango umaze gukorwa nk'usanzwe ntibawutindaho. Reka ibikurikira birusheho kutugaragariza zimwe muri izo mpande. Muri iki gihe iyo tuvuze umwami, kumva umuntu ufite ubutegetsi bw'igihugu butagenwa n'amatora y'abaturage, abuhabwa nuko yavukanye imbuto, yaba agiye gutanga akaburaga umwana we cyangwa se umwe mu bo bafitanye isano ya hafi. Hari akarusho abakurambere bacu bongeragaho. Kuri bo umwami wabo yari icyegera cy'Imana y'u Rwanda, yitwaga Nyagasani kuko yicaga agakiza. Ntiyashoboraga kuva mu Rwanda kuko atarurimo ngo imvura ntiyagwa, inka ntizakamwa, abagore bahinduka ingumba. Iyo byabaga ngombwa ko ayobora ingabo ku rugamba hanze y'igihugu, ibwami habaga imihango yakorerwaga ku mugabekazi, ikaba yari igamije kwerekana ko umwami akiri mu gihugu. Mbese kubaho nta mwami mu Rwanda byabaga ari ukwivutsa umugisha uwo ari wo wose, abarutuye bakokamwa n'umuvumo udashira. Ngiyi imyumvire ya Mutara Rudahigwa n'iy'abantu b'igihe cye. Abazungu batangiye kwikubira ububasha bwose, maze we bakagenda bamuhindura umwami w'izina gusa. Bamuteye ikibazo gikomeye kubonera igisubizo. Ko bakoyeho umwami kandi ari we soko y'imigisha ituruka ku Mana, rubanda bazabaho neza bate bokamwa n'umuvumo udashira? Se Yuhi Musinga yanze kuba igikoresho cyabo kugeza yegujwe ku gahato, nyamara yagiye nk'intwari kuko atigeze atanga u Rwanda. Ubu rero niwe ugezweho. Ndavuga Mutara wa III Rudahigwa. Agenza ate? Akora icyo abazungu bashaka maze abagambaniye u Rwanda? Areke bamweguze nk'uko byagendekeye umubyeyi we, cyangwa yiyahure arubere umutabazi aho kuruhindura isibaniro ry'umwako n'imivumo? Aho kururekera abakoloni ngo baruhindanye uko bashaka, Mutara wa III Rudahigwa yareguye aruha Kristu Umwami ubasumba. Bityo u Rwanda rurushaho kuba igihugu cy'umugisha mu gihe kigengwa na soko yawo. Kuko Mutara Rudahigwa yakemuye ikibazo cyo kwanga gutegekerwamo, kuko mu Rwanda umwami adahakwa ahubwo arahaka. Yafataga abazungu nk'icyago gikomeye cyatumye afata icyemezo cyo gutura u Rwanda Kristu Umwami. Bamwe mu bari bagenewe kurinda umuco w'u Rwanda, abatware b'abahezanguni, ntibumvise ikibazo Mutara Rudahigwa yari afite n'uburyo yagikemuye neza. Bitegereje ibyo atinyutse gukorera imbere y'u Rwanda rwose, gusohora ingoma karinga akayiha abandi ku bwende bwe. Bamugayira mu ruhame bagira bati, ukoze ishyano ritigeze ribaho mu Rwanda, kutanze igihugu. Nawe ati, koko ndagitanze, ariko ngihaye umugabo utavuguruzwa. Ubwo yashakaga kumvisha ko u Rwanda rwari ruri ku manga, ko rwari rufite umwami w'izina gusa, none akaba arushubije agaciro karwo, ukarushyize mu biganza by'umwami w'abandi. Uburakari bagize babonye ibyo akoze kandi bagakomeza kubuhembera, ntibwatumye batuza ngo babone icyiza yari akoreye u Rwanda n'abarutuye. Kuri bo yashatse gushimisha abazungu arahemuka. Ariko se abo bazungu bavuga ko ari we yifuje gushimisha ni bande? Abamisiyoneri bashatse impamvu Mutara Rudahigwa akoresheje ibirori bikomeye byo gutura Urwanda Kristu Umwami barayibura. Ni isengesho ritari ngombwa kuri bo, kuko nubwo Kiliziya iriteganya rikorwa mu bihe bidasanzwe byo gukumira icyago cyugarije igihugu no gutsirika icyatangiye gukora ibara. Icyo batari bazi nuko umwami Mutara wa III Rudahigwa yabafataga nk'icyago cyari cyaragwiririye u Rwanda. Abo bazungu nyine cyangwa se abakoloni. Abo bakoloni kuri bo hari isengesho ryari kubahimbaza kurusha iryo ngiryo,
yo gutura Urwanda Kristu Umwami. Bo bumvaga isengesho ryabashimisha ari rishimira Imana yo yakinguye imitima y'Abanyarwanda bakayemera bataruhanyije. Abakoroni rero bafashe Mutara Rudahigwa nk'utangiye kunanirwa ku mirimo ye y'ubuyobozi, agahitamo kurangaza rubanda aruteganyiriza iminsi mikuru idafite ishingiro. Nyamara rubanda ntibigeze bafata iyo minsi mikuru hibereyeho kubarangaza. Bakundaga umwami Mutara wa III Rudahigwa byimaze, baramukundaga cyane, kuri icyo yakoraga cyose bacyubahaga. Kuri bo ibirori birimo isengesho ryahuriweho n'abayobozi b'inzego zose byabaga ari byiza, kuko bumvaga ko Imana ibizamo iyo isanga abishyize hamwe. Wari uhagarariye Kiliziya Gatolika icyo gihe, Papa Piyo wa XII, agizwe n'inkuru y'uko hari umwami watuye igihugu cye yatangariye ubutwari yagaragaje akora iryo sengesho. Ni mu gihe yibukaga ko Fatima Bikira Mariya yasabye uwo yasimbuye kumwegurira igihugu cy'Uburusiya kugira ngo isi igire amahoro arambye, ariko ntibishoboke. Ibi byatumye muri Gashyantare 1947 Papa Piyo wa XII agenera Mutara wa III Rudahigwa ishimwe ry'umudari usumba iyindi muri leta ya Vatikani wo mu rwego rwa Mutagatifu Gregori Mukuru. Icyo gihe umwami Mutara wa III Rudahigwa yawambitswe n'intumwa ya Papa yari ifite icyicaro Leopoldville Kinshasa, umunsi mukuru wabereye i Kabgayi ku wa 20 Mata 1947. Nguko bamwe mu bantu batandukanye bakiriye umuhango wo gutura Urwanda Kristu Umwami wakoze n'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Ese wowe uri kumva iki kiganiro, uyu muhango wo gutura Urwanda Kristu Umwami wumva ari mwiza? Wakira ute? Andika igitekerezo cyawe hagenewe gushyirwa comment. Niba wakunze ikiganiro kora like witwereke. Niba utakora subscribe kuri no kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'igice cya 4 cy'amateka y'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Hano dusoreshe. Bye bye.